niwumva izina Nyirarunyonga ukangarane, niwumva ijambo igishegabo wishye ubwoba, utinye umugore wabaye shugamabi bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, utinye kandi umugore waje kubwira umukazana we yuko naza guteka igishyimbo kimwe kiraza kuzura inkono. Uyu mugore udasanzwe mu mateka y'u Rwanda, hari abantu babiri gusa yemeraga, hari uwamunogerezaga inshingano z'abashakanye nubwo bwose yabaga ari na shugamami, hari n'undi yemeraga wamwogoshaga umusatsi. Nyemerera rero maze dutemberane mu Rwanda rwo hambere hasaga mu 1700, aho u Rwanda rutagiraga ifiriti, pirimusi ndetse na mitsingi n'iyo myenda mugenda mwiratana, aho uruhu rwambaraga umugabo rugasiba undi kandi itara ryabo rikaba kuzunguza igishirira. Turi ku muyoboro mugari Jeipi TV show, ngendi Jeipi, mbaye ikaze mwese murisanga. Uyu Nyirarunyonga yari umugore w'umusingakazi w'igishegabo mu mateka y'u Rwanda wari utuye mu rugarika rwa Kigesi na Mbirizi mu Rukoma, hakaba harahoze hitwa Gitarama, ubu ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ubu akaba ari mu karere ka Kamonyi. Ibi rero bikaba byarabaye ahagana ku ngoma ya Yuhi Gahindiro mu mwaka w'1700. Ikindi kandi yari umupfakazi ariko afite abakwe n'abakazana. Nyirarunyonga ntiyigeze abura igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose yigeze abazwa, kandi yasaga n'udasanzwe ugereranyije n'abandi bagore bariho muri icyo gihe. Uyu mugore rero yaje kugaragara nk'igitangaza kandi umugore udasanzwe ubwo abahigi bari bamaze kubyutsa imbogo y'Ikigesi mu nkuka ya Nyabarongo igeze mu kadasaya ka Ngoma. Aba bagore rero baje kuyireba maze batangarira ukuntu ari inyamaswa nini, banatangira kugirira impungenge z'abagabo babo bari bayikurikiye. Ariko Nyirarunyonga habera agatangaza, ntiyigeze aterwa ubwoba n'iyo mbogo, ngo ahubwo we yiboneraga inyama kubera ko yirukanywaga n'abagabo b'ibigango. Nyirarunyonga niko kubabwira ati, nimugende mwanika amasaka musye mubone icyo muraza kurisha inyama, burya mubana n'abagabo mutabazi. Ubwo aya magambo ya Nyirarunyonga niyo yahise avaho umugani ugira uti, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uti barayica mbambuye bakuru b'i Rwanda, ndarahiye ngaho namwe nimurahire maze dutege. Ubwo mu gihe bakiri muri izo mpaka, bumva amahembe arabikira mu ishyamba ko inyamaswa imaze kugwa. Mu mugenzo wa gihigi rero iyo babaga bamaze kugusha inyamaswa hakiri kare, bavuzaga amahembe akanya gatoya bakabyita kubikira ishyamba, ngo ubwo kugira ngo ishyamba ryayibyaye ribimenye. Ubwo bajyaga impaka rero maze Nyirarunyonga bemeza ko nta kinanira abagabo. Ubwo ni mu gihe abandi bari bafite ubwoba ko abagabo babo batari bugaruke, kubera ko icyo gisimba rwose cyari giteye ubwoba. Ubwo bari muri ibyo niko kumva ihembe ribika ya mbogo, maze Nyirarunyonga aravuga ati mbese badi iryo hembe ntago muzi icyaryo? Abandi baramusubiza bati twakimenye, wavuze ukuri. Maze bava ku mpaka. Nuko induru uko yavugaga abantu bagahurira kuri ya mbogo, abayibonye bakayihisha itarabarabukwa, maze bakajya mu bico, yabatungukaho bakayivutagura imyambi, yafata ku wundi musozi maze bakongera bakayigenzereza batyo. Nuko maze ya mboga imaze kugera hagati y'imisozi ya Ngoma na Kiboga ho ku mayaga maze iratemba, maze irindira mu gihuru, maze bayica amasoko barayihuhura, barabaga maze bagabana inyama. Ngo ariko kandi muri icyo gihe ngo ntawabanzwe washoboraga kurya inyama z'imbogo, ngo kuko ariyo yari yarishe Ryangombe. Ngo bityo rero ngo abaziryaga babaga ari abatarabanzwe, ngo bityo bakaba baritwaga inzigo. Nuko bitinze babahigi bari bakurikiye ya mbogo maze barahinguka, bikoreye ibinyama byinshi buri muntu yikoreye, ngo kuko n'uwaziraga kuzirya yazizaniraga imbwa cyangwa abana. Ubwo abagabo mu kuvayo bagatekerereza abagore babo ubugeni bakoresheje kugira ngo bice iyo mbogo, maze abagore nabo batekerereza abagabo babo uburyo ki Nyirarunyonga yavuze yuko bari buyice, ngo ababwira ko agakurikiye abagabo katabasiga. Nkaho bidahagije, iryo jambo rya Nyirarunyonga ryamamara ubwo riba umugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare rw'ubushobozi bukomeye mbere y'abagore, kandi icyo bitimbiye bashigwa bagishyikiriye. Dore udutendo tumwe na tumwe Nyirarunyonga yihariyeho. Nyirarunyonga azwiho udutendo twinshi dutandukanye, nk'aho yitwa shugamami wa hambere.
yakundaga gusambanya abahungu bakiri bato, maze abagore baza kumunegura bamubaza impamvu asambanya abana abyaye, maze Nyirarunyonga basubiza agira ati nta mupfakazi uyigaya, ubwo iyo mvuga namwe murayumva muri bakuru. Nyirarunyonga kandi yaje kwadukana ingeso yo kujya asambana n'abakwe be. Ubwo abagore barongeye baraza maze bamubaza impamvu ashaka gusenyera abakobwa be, nanone aza kubasubiza ko ibyo akorana n'abakwe be atari ugusambana, ahubwo agira ati burya mba mbatina. Akandi gatendo Nyirarunyonga yakoze nuko yaje kwirukanisha umukazana we, aho yabwiye umukazana we yuko iwabo bateka igishyimbo kimwe maze igishyimbo kimwe kikuzura inkono iyo buzujemo amazi, maze ibingibi bituma bamusenda ku manywa y'ihangu. Ariko mu kwirukanwa k'uyu mugeni, umuryango warateranye maze wemeza ko inkwano zitari gusubizwe, ahubwo haraza gushumbushwa umukobwa bita Murorunkwere, murumuna w'uwo mukazana. Uko byagenze rero, uyu mukazana yari agiye gutekera abakozi bagiye guhinga, maze Nyirarunyonga aramubwira ati cyo genda maze ntuze guteka ibishyimbo byinshi, ahubwo uze gufata igishyimbo kimwe maze ukirohe mu nkono wuzuzemo amazi biraza gutubuka. Maze umukazana nawe abigenza atyo. Mu gutaha rero, umukazana maze araza ngo agaburire abahinzi, maze mu kuzana ibiryo amennye ku nkoko, maze amazi anyura mu nkoko. Babuze uko babigira, maze nibwo bahise bafata umwanzuro wo kumusenda ndetse no kumwirukana agashumbushwa Murorunkwere. Ariko mu kuza, Murorunkwere yari yaramenye amayeri yose y'uwo Nyirarunyonga, maze aza yikandagira n'ubwenge bwinshi. Nuko baba baramuhetse maze bamujyana gusimbura mukuru we. Mu kugerayo, Nyirarunyonga azamuramutsa agira ati uraho mukazana. Umukazana maze nawe arasubiza ati ndakomeye mawe. Nyirarunyonga arongera ati noneho harajwe. Umukazana nawe maze aramusubiza ati erega n'ubundi ntihajwe ahubwo hari hasanzwe. Nyirarunyonga nawe ku mutima ati nayo ubusa turahangana. Byumvikane ko Murorunkwere we yarazanye imigambi mishya kurusha mukuru we. Hadaciye kabiri, maze nyirabukwe amugenzereza nk'uko yagenjereje mukuru we, amubwira yuko bateka igishyimbo kimwe kikuzura inkono, maze amusigira igishyimbo kimwe. Nyamukobwa maze amaze kubibona atyo kubera yari abizi neza, maze ahita agenda adaha ibishyimbo byinshi mu mutiba. Ikindi kandi aragenda maze aca ibihaza agerekaho, maze abahinzi batashye maze bararya, maze nyirabukwe agwa mu kantu araseba. Nyirarunyonga ntiyarekeye aho, ahubwo yarongeye abwira Murorunkwere ati genda ujye kwahirira ziriya nyamaswa zo mu kiraro. Maze mu kugenda Murorunkwere arenze irembo gato, Nyirarunyonga aragenda maze afata inyana imwe maze arayica ayijyana ku gitanda cy'umukazana. Maze umukazana mu kuva kwahira asanga inyana imwe yishwe, maze mu kujya mu nzu asanga ya nyana igaramye ku rutara yapfuye. Niko kuyifata maze ayijyana kwa nyirabukwe ku rutara rwe. Maze mu kuza gukama bashakisha inyana maze barayibura. Nyirabukwe niko kuvuga ati nimugende mujye kureba kwa mukazana. Bagerayo barikubanga maze barayibura. Umukazana nawe maze aravuga ati nimugende mujye kureba kwa mabukwe, maze bayihura kuri rwa rutara bayishe. Ubwo nibwo bahise bamenya yuko Nyirarunyonga ari we wirukanishije wa mukazana wa mbere, maze inkuru ikwira icyo. Si ibyo gusa kandi mu dutendo Nyirarunyonga yakoze, hari n'akandi yakoze umunsi umwe. Umushumba yaje kumuragirira igisigati, nawe amubonye maze afata inkoni maze ajya kumukubita. Maze wa mushumba abonye uburakari azanye, yahise yibuka ibyo Nyirarunyonga akunda, niko kwiryamisha agaramye, nuko maze inkoresho yayitunga hejuru. Nuko maze Nyirarunyonga amaze kubona ukuntu ya nkoresho ishinze hejuru, uburakari bwe bwahise bushira. Aravuga ati ese bamwe bansakurizaga n'iyi nitoraguriye hari urubanza rwayo? Ubwo nibwo kurekura inkanda ye maze arayiyorosa, aragenda aryama hejuru ya nkoresho, maze uburakari bwe bushiriraho. Ngo iki gishegabo ndetse n'umukurambere w'abashugamami mu Rwanda, hari abantu babiri yemeraga mu buzima. Mu bantu Nyirarunyonga yemeraga harimo abantu babiri gusa, uwamwogoshaga n'uwamurongoraga. Naho ibindi nko gukama inka ndetse no kwenga ibitoki
ndetse no kumusanira urugo yabihaga agaciro gake, akavuga ko bibaye ngombwa nawe yabyikorera. Ariko iyo mirimo yindi yo yarayubahaga, yakuriraga ingofero abayimukoreraga. Burya ubushinzi si ubw'ubu, ahubwo abubu baritonda, kuko hadufite nka Nyirarunyonga ubu ngubu isi yaba yarokamwe. Niba hari umuntu washobora nk'ibya Nyirarunyonga agatoki hejuru, burya abakobwa b'igihugu ni abari koko. Kera byari bikabije nubwo babaseka ubu ngo barananiranye. Dore igikomeye waba utarakora, niba utarakora subscribe ntabwo uzongera kunyumva. Bikore nonaha kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'ibyegeranyo nk'ibi bijye bikugereraho ku gihe. Nkwereke iby'amaso yawe atarigera abona. Bye. Tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Murebe ibyabanje.